Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 354. Turacyari kwiga ku marangamutima n'ibitekerezo. Turasoma uyu munsi muri Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 5, ariko ibyo turabikora tumaze gusenga. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mwami Mana Data wa twese, tuguhaye icyubahiro. Haleluya cyane. Izina ryawe niryubahwe Mwami Mana Data wa twese, ubwami bwawe nibuze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ushaka Mwami Mana, ibyo dushakaho n'ibitubeho mu isi nk'uko kubaho mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe niryubahwe Mwami Mana. Tugushyize hejuru uyu mwanya, tuguhaye icyubahiro uyu mwanya. Turakwinze ngo tugire neza, turakwinze ngo ubane natwe, turakwinze ngo Uwiteka ufungure amatwi yacu kugira ngo tukumve kandi tukumvire ijambo ryawe. Turakwinze Uwiteka kugira ngo tukumve kandi Mwami Mana dusobanukirwe ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka wawe namanuke gufungura amatwi yacu n'amaso yacu n'ibitekerezo byacu, imitima yacu Mwami Mana n'amaso yacu kugira ngo tukumve kandi tukumvire Uwiteka. Turasenga cyane kandi turasenga cyane nyakubahwa Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagara kugira ngo umanuke kudutabara no kuturengera Mwami Mana. Turakwingingira kugira ngo umanuke kuturengera cyane. Haleluya. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ridutegeke, ubwami bwawe budutegeke mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga cyane ngo Uwiteka utuze guca bugufi kwinshi cyane gutuma twemera kuyoborwa na Mwuka wawe wera. Turasanga ngo tukuze guca bugufi kwinshi cyane gutuma twemera Mwami Mana gutekwa na Mwuka wawe wera. Mu izina rya Yesu Kristo, uhabwe icyubahiro kuri Imana igira neza, uhabwe icyubahiro kuri Imana y'urukundo, uhabwe icyubahiro kuri Imana idutabara, uhabwe icyubahiro kuri Imana iturengera, uhabwe icyubahiro kuri Imana iturwanira muri byose. Shyirwa hejuru Data wera. Mu izina rya Yesu Kristo dusinze twizera, urakoze Data wera. Amen. Turasoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 5 uriya 2 tubwira ngo byombi bategekeye kugira ngo bagire urukundo ruba mu mutima uboneye kandi utica urubanza, bagire no kwizera kutaryarya. Ibyo muri Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 5. Urukundo ntiruhagije. Imana izi neza ko dutanga duhereye ku butunzi dufite mu mutima yacu. Yewe n'igihe dushakiye gukora ikintu cyiza, tugikora tugendeye ku busobanuro tuba twahaye ibyo twita byiza, kandi no gukora nabi nabyo ni aho bihera. Imigambi myiza ishobora gutuma habaho ibikorwa bibi n'imyifatire idatunganye, kuko nubwo umugambi waba ari mwiza, ariko kudasobanukirwa kwatuma ukora igikorwa kidakwiriye. Ese ntibuka vuba aha yuko twabonye ko n'urukundo rufite ubujiji ruvuna umutima rukabaza nyirawo cyangwa n'uwaruhereza. Imana dutabare cyane. Ndabisubiramo. N'urukundo ubwarwo rufite ubujiji, iyo nyirarwo adafite ubwenge ababaza uwarufitiye akamuvuna. Imana dutabare cyane. Ubwiza bw'urukundo buturuka ku mutima w'urutanga. Imana ishimwe cyane. Umutima urwaye ntiwaguha urukundo ruzima, ntiwishuke. Urukundo rw'ubujiji ruturutse mu bujiji rutanga urukundo, narwo rutanga ibintu, rukora ibintu biturutse mu bujiji. Ntuzibeshe, ntuzishuke. Akanongera ukibuka umutwe wawe, ntabwo umutima urwaye watanga urukundo ruzima. Imana turengere cyane, kuko nk'uko umutima muzima dushobora gutanga urukundo rurwaye cyangwa rufuditse. Imana turengere cyane. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Ibyo biri muri Matayo 12:35. Aha niho tubonera abantu bakunda cyane nyamara bakabikorana imitima idatunganye. Urukundo ruhari ariko umutima uri kuruturukamo warangiritse. Urwo rukundo narwo ruzagaragaza ibikorwa byangiritse. Aba nibo bantu bajya babwirwa ko urukundo ari impumyi. Abo bantu iyo uwo bakunda abakomerekeje, bashakisha undi muntu babigerekaho bakamwita ko ari babiteye. Mu maso yabo umukunzi wabo ni intungane, nta kosa agira. Ibi byose akora aba yabitewe n'abandi cyangwa n'ikindi. Ibyo ni ubupfu. Muri ibi ababyeyi baza imbere, abashakanye bakabakurikira. Kuki warakarira abagendana n'umwana wawe uvuga ko aribo bamwanduza ingeso mbi? Ese niki kikubwira yuko ahubwo atariwe ubanduza ingeso mbi? Ntikivuga ko izo ngeso uri kumubona atariwe wowe uri kugenda uzanduza abandi bantu. Imana dutabare cyane. Imana tugiye neza. Imana dutabare cyane.
Abashakanye nabo nuko abenshi bahora bibwira ko hari undi muntu utuma urugo rwawe ruhora n'ibibazo. Niba hari umuntu uza mu buzima bwanyu maze agatuma ubuzima bwanyu bupfa, ubwo umenye neza ko mufite ikibazo mbere na mbere ubwanyu, ndetse mugikemure mbere y'uko ujya gushakira ikibazo hanze. Banza ugikemure imbere. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi bakunda kwizera bagenzi babo cyane ku buryo batita ku ntege nke zabo, maze ahubwo bakagereka amakosa yabo bakunda ku bandi bantu. Urukundo nk'urwo rurica, ntabwo rukiza, ntabwo rufasha ukunda, ahubwo ruramurimbura. Urukundo rutunganye si impumyi, rwemera guhana, rwemera guhanwa, rwemera gusaba imbabazi, rwemera no kuzitanga. Imana ishimwe cyane. Ntube impumyi cyangwa umupfu. Intege nke ni intege nke, uwo zagaragaraho wese ntuziye uzishyira ku wundi. Umugabo ntazagukubite ngo uvuge ngo ikibazo ni inzoga, ngo ubundi ni umuntu muzima. Oya, urwo si urukundo rutunganye, ni urukundo ruva mu bupfapfa. Kandi uko ukomeza gusunikira amakosa ku bandi, ni kurushaho guha imbaraga iyo ngeso igakomeza kubaho. Imana igutabare cyane, kandi Imana idutabare cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe, mwa Imana Data twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Iteka ryose izina ryawe ryubahwe, iteka ryose ubwami bwawe buze, iteka ryose ibyo dushaka mu isi aribyo bitubaho mu ijuru. Turasenga cyane mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwa Imana igira neza, kugira ngo Uwiteka mwa Imana ishobora byose uduhumure amaso yacu. Haleluya. Amaso yo gusobanukirwa kwacu nawe yakureho, kugira ngo turebe uko ushaka kandi dusobanukirwe uko ushaka, kugira ngo mwa Imana dufate ibyemezo bigendanye n'uko ushaka. Turasengera guca bugufi kwinshi cyane, kugira ngo tuyoborwe na mwuka wawe wera muri byose. Uwiteka mwa Imana, tukumvire icyo umwuka aratubwira muri byose, ntitwibone, ntitwishyire hejuru, ahubwo twemere kuyoborwa ndetse no gutegekwa nawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose. Ubwami bwawe nibushyirwe hejuru iteka ryose. Dushaka ibyo bitubaho mu izina rya Yesu iteka ryose. Mu izina rya Yesu turakuze, turagushimiye Data wera. Amen. Impuguro z'uyu munsi turazisanga mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2 avuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo menye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibyo biri mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2. Imana ishimwe cyane. Uwiteka rero aguha umugisha, Uwiteka abane nawe, Uwiteka kugire neza, Uwiteka kuza umwuka wera, Uwiteka kuze imbaraga ze nyinshi, Uwiteka kuze urukundo rwe, Uwiteka kuze ijambo rye, Uwiteka kuze gukiranuka, Uwiteka kuze gutungana, Uwiteka kuzuze guca bugufi, Uwiteka kuze kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabira cyane ku Mana, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana ikuzuze imbaraga zawe nyinshi, kuko kwiza kukubeho, imbaraga zawe zikubeho, urukundo rwawe rukubeho, imbaraga zawe zikugote imbere n'inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ndagusabira cyane guca bugufi cyane, uze guca bugufi kwinshi gutuma uyoborwa n'umwuka wera mu byo ukora byose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, Uwiteka ahabwe icyubahiro, agiye kugira neza mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube, ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.